Yes, ni mu nkundire twongere tubahe ikaze bakunzi ba Imena TV News nkuko mubizi twarababwiye ko tuzatugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Iyi ni Imena TV News, akaba ari brand yacu ya kabiri. Tugira Imena TV Show, ubu rero iyi ni Imena TV News. Turi kumwe rero n'umusasenguzi akaba n'umuhanga mu bintu bijyanye n'amakuru agenda acaracara ibivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mu nkundiro tubanze twongereye tumuhe ikaze atubwire uko ameze none ahangaha. Hanyuma twakomeje kugenda tubona amakuru agiye atandukanye y'ibirimo kugenda bivugwa cyane kuri Pastor Mutesi Kamarade. Hari ibintu amaze gutangaza bitari byiza ku buryo duhise twihutira kwegera Prophete Noheli ngo agire ibyo atubwira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Prophete Noheli, mumeze neza? Turamahoro, turashima Imana. Reka dusuhuza abantu bakurikiye Imena News TV News. Yego, Imena TV News. Tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza kandi mukomerere mu mwami. Andi makuru mfite tuzanye ku mihanda na yuko ubu tuvugana Bosco Empire yerekeje mu karere ka Rulindo guhura n'Uwanyanasiya hamwe na Pastor Claude. Rero ayo ni amakuru mfite neza kandi nzi vuba muraza kubona ikiganiro cya Bosco Empire agiye gukorana n'umuntu witwa Uwanyanasiya, uwo nahoze mvuga ko nzamurongora, ndetse n'umuntu witwa Pastor Claude from Bugesera. Niyo nzima Imana ifite PS. Abo ni abantu bagiye guhura, ndetse dufite amakuru tugiye kuvugaho y'ukuntu Pastor Mutesi uyu munsi yakoze ikiganiro mbere y'uko akora ubukwe agikoranye n'uwitwa Faxman dukunda kwitwa Kamarade. Uyu Faxman akaba ari umunyamakuru wa 3D TV Rwanda. Uyu rero akaba ari umwe mu bantu bavuze ibintu bikomeye cyangwa se batangaje ibintu bikomeye kuri social media bivuga Pastor Mutesi, aho berekanye akiri igitoki Pastor Mutesi, aho berekanye apfukamye arimo aravuga ati mubyeyi ndatakambye, nakurekuyeho imiriro, nakuvuze nabi, ndagusebya, ndahenda sizoro, ndagusebya, ndaguharabika. Aho twabonye witwa Faxman original apfukamye imbere ya Pastor Mutesi arimo arasaba imbabazi. Hanyuma andi makuru nayo gusesengura tukamenya ngo ese ko Pastor Mutesi yari inshuti na Faxman baje gushwana bitewe n'iki. Andi makuru ahari ni amakuru tugiye kureba tukamenya ngo ese dushubije amaso inyuma tukazenguruka tukitegereza tugacukumbura mu basesenguzi mu bushishozi bwacu, so tukareba ibintu imbabazi uwitwa Pastor Claude amaze iminsi apfukama kuri social media arira asaba imbabazi avuga ati Uwanyanasiya ndakugarukiye, ntabwo nzongera gukuraho ibiganiro, sinzongera kukuvuga. Nzi neza ko mu bantu Pastor Claude yagiye ahamagara mama Pasiteri w'inzahuke mama Asiya akamuga ngo wa mugabo ndakwemye mu biganiro simpari. None uyu munsi twibaze ngo niye mpamvu yatumye akingurirwa agahabwa ikaze, akabasizemo isasi muvana Bugesera akabagiye ahantu bita mu karere ka Rulindo Intarabana kwa Pastor Inzahuke mu rugo kwa Madamu Uwanyanasiya. Twibaze ngo ni ibiki, nibyo bintu tugiye kuganiraho, nizo ngingo tugiye kuganiraho. Hanyuma ngewe nitwa Prophete Noheli, nkaba mfite YouTube channel yitwa Aho Nari Ntuye TV. Imana ikomeze kubahereza umugisha. Hanyuma twanyarukira katubanze tubumvishe amwe mu majwi amaze kugera ku mihanda mashyashya, amajwi yateye impagarara yatumye abantu bibaza impamvu niba ari Pastor Mutesi wabikoze cyangwa se Kamarade. Twagiye kwaje byose Mutesi yakoze kuri njyewe, yashatse ko turyamana. Pastor Mutesi ari addicted n'abagabo, akunda igitsina. Kuki uhinduke tekereza, ntaga kabuno kagabura bro kubomora. Impamvu Pastor Mutesi akunda igitsina nuko mu gihe cya Rusagaranya kwigendera Pastor Mutesi yakundanaga n'abagabo 4. Uwitwa Mutesi yatendekaga Rusagara nyakwigendera. Nawe arabizi.
iki kiganiro ngiye kukubwira ibintu utazi kuri Pastor Mutesi n'abantu batazi abanyarwanda. Hari n'ibintu Pastor Claude asangiye na Mutesi bijyanye n'uburaya. Ariya majwi mwumvaga ya Pastor Claude bari guteretana na Mutesi ni Mutesi wabaga wayampaye. Empwe entre akanambwira ngo uyakina ariko atari nkanje wayagwaye. Umugore twabanaga witwa Pedi ngiye kumena umuceri y'abanyarwanda abanyarwandakazi, ngiye kumena umuceri w'aya majwi yose, ibintu byose muri murumva. N'ubundi muhora muvuga ngo Noheli yabaye akasa mutwe, ngo Noheli ngo ntabwo yumvikana n'abantu, ngo Noheli ngo sinzi ikibazo afite. Reka ibi bya Genesis Comedy bigiye kumvangira. Reka tumene umuceri dusasu inzobe, tuvuga ukuri. Pastor Mutesi n'umuntu witwa Fagisimani original n'abantu bari baziranye, ariko we Peti nangana yo kamarade umunsi warengereye. Bibiliya igaragaza nk'umwana yagiye kwihagarika, aho umwana yarungurutse se ngo agiye kwihagarika n'abahungu ba Nowa, ngo bagiye gushaka ise basanga ise yambaye nabi. Hanyuma ngo bakimara kuhagera ngo ico gihe umwana warungurutse se yabaye ikivume. Wirengagije kamarade, we wirengagije ibintu Pastor Mutesi yaguhaye kuri Dotani, waririye mu bukwe ngo bakwimye ibyo kurya. None ubonye ko Pastor Mutesi agaruye ikiganiro cyawe wamupfukamiye umeze nk'imbwa ye, uteze amaboko mubwira ngo mubyeyi ni wowe ugezweho. None uyu munsi wa none ubonye ko ugomba kumwihinduka. Impamvu ni iyihe? Pastor Mutesi wamuvuze nabi, yakwimye amafaranga. None niko bimeze. Hari harimo diro y'amafaranga. Ubu tuvugana witwa Bosco Empire ni uri kwibere kwa Pastor Mutesi. We yarayahawe se? Uko niko kuri kutavangiye, guhari kwizewe mu makuru mfite no mu bumenyi bwanjye mfite, nuko n'ubunaribonye bwanjye bwo gusesengura. Wibesha Mutesi iyo yabyibwa yarya inzungu ntabwo yigeze aryamana nawe kamarade, wibesha ahubwo uri kumuharabika kuko yagare cya kiganiro cya kera. Oya, kamarade yavuze ko Pastor Mutesi yashatse kuryamana nawe, ntabwo yavuze ko baryamanye. Ntabwo Mutesi ari indaya ku rwego yakiteza kamarade. Ntabwo Mutesi ari igihomora ku rwego yakiteza umuntu nka Fagisimani kamarade. Ibi kamarade yabivugishijwe n'iki? N'umujinya w'uko Mutesi yagaruye kiriya kiganiro cya kera. Aramuhimbira, aramubeshyera. Mutesi ndi imbere y'Imana nije mu bantu maze iminsi ivuga kuri Mutesi. Ibi mvuze n'amafaranga yampaye si nuko nahuye nawe. Ariko Mutesi ashobora kuba afite ukundi kuntu ateye nyine kutari kwiza kwaje kwapura kwa ndani. Cyane ko Fagisimani ubwo yatangaje ko n'uruvire rwe rutakeguka. Uruvire rwande? Rwa Fagisimani rutakeguka. Ndibaza byagenze gute kugira ngo ibyo bintu bihurirane. Banyarwandakazi, turebe impamvu Pastor Mutesi avugwa hibi, tunareba impamvu Bosco Empire avuye iwabo mu majyepfo akaba yerekeje mu karere ka Rulindo, we n'umuntu witwa Pastor Claude aharaza guca wambaye. None ngo yamuvuga amatiku n'umuriro, mwitegure mugiye kubona imiriro, ni ibibombe nibiturika bigiye guturagurika kuri social media. Hanyuma ubwo ntabwo yanze kumikaze mu rugo iwe ngo nyere tuganire. None ararenze ari hayi Pastor Claude, ararenze ari hayi umuntu witwa ari hayi Bosco Empire. Ayo makuru Nasiya kuki bakure kweho imiriro ukaba ugiye kutanga amafaranga n'ibiguzi kuri ngo batagomba kukurekura imiriro. Asiya nutaza kuri kamera ngo wicare uvuga ukuri ko abantu bamenye ukuri, ntabwo biri bukunde. Hanyuma ubwo Fagisimani ntiyaba yakoze ibintu bigize icyaha cyane, niko kuri kubeshyera umuntu ko yagusabye imibonano mpuzabitsina, guharabika umuntu mu ruhame, ubwo si icyaha cyo gusebya umuntu ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga. None se ubu Fagisimani we yatangaza ku mugaragaro ko yasabwe igitsina nta makuru afite? None se ubu Fagisimani we kube amajwi yavuze ngo amawudio ngo ya Pastor Claude na Pastor reka nze nkwereke kwanza. ndabijya mu mushori show asiye wenyine shaka samusa bagara ati dosi bagari ati ntabwo mpari, ati ndi muri misiyo, ati yes, ati ndi burasirazuba, ati nagiye uwo ninde zagiri nk'umunyarwanda batanze nagwazi
umukomba nkweto icyo gihe Pastor Mutesi tumusaba imbabazi n'iki ariko ni spam yo yateguye naye Eminyawe wa 3D ntabwo yavugaga yarameze nka mbega urubwa nta kintu yari yakoze cyo kubabwira ni ukuvuga ngo nabagejejeho kamarade mukora ibyo ni kangahe nabwiye abanyarwanda ko Eminyawe atari umunyamakuru w'umwuga ari sikamu n'ibintu by'uko Pastor Mutesi ubwe yafashe indege ikamujyana hanze bira byari sikamu nari ntibereye ndabizi neza ku kibuga cy'indege umunsi ngewe gutya tujye gukora ngo metere nzovu ngo yajyanywe Canada bafashe uwitwa James niwe wabinjije mu modoka y'ikibuga cy'indege abinjizamo hari ku kibuga kwa Ruporo Pastor Mutesi ntabwo yigeze ajya hanze ibi ni sikamu y'umuntu witwa Eminyawe nibyo niko kuri guhari ngo bivuze ko rero yaba ari amapranka ni pranka zo guteka imitwe no gutuburira abanyarwanda no kubabishya ntabwo Pastor Mutesi yigeze yurira indege ariko ubundi reka nkubaza ubundi narabwiye ngo Korode si pasteur Mutesi si pasteur aba pasteur mu mihanda bose ni inzererezi na mu pasteur muzima uri mu mihanda ninde mu pasteur pasteur yicaye mu ngoro y'ibonaniro ukumva neza yicaye mu ihema ryibonaniro aba turi kubona hano kuri kamera ntabwo bana aba pasteur aba barenze uruhombero bari mu gitabo cy'ibihombo barenze uruhombero cyangwa bahombeye Imana bari mu ruhombero cyane hanyuma rero turimo turagenda tubona ibintu byinshi bigenda bivugwa wenda reka tuze kuza kongera kuganira mu masaha aza kubera abashyitsi mbona tugize turaza kongera kubigarukaho mu kanya ubutse bare ko dukoze ikiganiro turi kujya ku kibuga cy'indege niho turi kwerekeza tunababwire ko ibya Mutesi turaza kubigarukaho urakoze cyane nibyo wonye na Sia n'abandi turabigarukaho urakoze cyane Prophet Noheli bakore subscribe ku Imena TV News na Imena TV Show turabakunda cyane urakoze Prophet Noheli